kugira umugore mwiza yasuwa nanjye gihamba ari ukwiga amashuri menshi icyatumye Imana ikunda abari mu isi zatumye Imana itanga umwana wayo w'ikiri ari we Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo bwawe. Bisha Mesiya yazanye Yesu, Mesiya yazanye Yesu mu gutanga ubugingo. Mesiya yazanye umwaka badana wo gutanga ubugingo. Imana ari guha imyenda naka n'iforomo ikubwira ngo uzi gukigana n'iforomo Imana iguhaye. Haleluya. Imana ari kubwira ngo uzabyara ukabona urazaye n'agahembo gatakomeye kubera ko n'abapagane bari kubera ko n'ab'isi barabisa kubera ko n'ab'isi biga amashuri menshi ab'isi no kwambara neza barabimenya ariko nataya bene taya sinadaraza umuntu wubaha Imana neza bica ubugingo bwawe. Jasanya Yesu Noba jengo muhora Isamba tgarambye ngo sinimo ya Sekonda kwanda Ukaboda sus Yesu ukabotabis Ukabotaraka zuyas Shamba rirambira moyo Arasha kuruka Manisha kuhemba no kuhana Haleluya Sabadabuza muhunda bamu Abashaka mbere Imana ishimwe Basamba Ayasire dore matakotere Kuko ukora Imana ukavunika Imana uzayo Kuko usenga nta bihembo Imana izagwa Kuko ubwiriza nta bihembo Imana izaguhemba Nitazatumye izanga umwana wayo w'ikirere kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo bwawe. Ahabwa ubugingo bwawe. Imana ishimwe rero ureke uzaha kubera ko umuntu ushaka ubugingo ntabwo yiyanga umuntu ushaka ubugingo aramesa umugeni wa Yesu ararimba natanga militanga arasekanira we umugeni wa Yesu agira ukwege ntabwo ubugingo bukora n'ibisa ntabwo usaba uzaba kuko abantu bajya babyorosa gake n'ahangaha nta mujuru uzaba mu gihe nta mugore wese uzaba mu gihe nta gihe uzaba mu gihe utabara ntabwo azaba mu gihe nta mugabo mukuru uzaba mu gihe utakuru wawe nayo havuga barabangwa ntitugira umwete wo kwezi no kubana n'abantu basamaho niba resitaye fodora ijambo ryarambye mu gutesha yababa we ntabwo azaba mu gihe Kurata n'ubwo ugize umwete wo kwezi wa mukobwa wa musore we wa mubyeyi
urumva warageze umwete wo kwezi haleluya rata reka buriya gukora imana cyane ntabwo gukuraho inama yo gutuma wenda haleluya rata bituma yesu agendana nawe kuko ushobora gukorera imana ugasoza ko imana ikabana nawe wakambara ubusa bisi basabira ariko imana ikabana nawe yarego ntakundi ibindi ushobora gusa nabi ariko imana arakwemera ko izagendana nawe hanyuma nubwo wambaye neza yesu avuye ko abisaba amen wabitse sitoni y'amasengesho cyangwa amafaranga ajyana muri banki wumva warabitse byararangiye ukageragezwa ukageragezwa ariko imana ibana nawe ukuntu uyu 28 havuga uranga wa 28 jambo ryarabwiye ngo maze imana ibwira umuntu ati umva yawe mwana w'umuntu we kubaha uwiteka ni bwo kandi kuva mu byaha niko kujijuka imana ishimwe nububaha uwiteka uba ubaye umunyabwenge nububaha uwiteka imana izabana nawe nububaha uwiteka imana izakurwanirira nububaha uwiteka azakora ibintu bidasanzwe uko ijambo rivuga imana ibwira umuntu ati umva yawe mwana w'umuntu we kubaha uwiteka imana nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka asa uracyubaha imana uracyubaha imana uracyagendera mu nzira imana ishaka uracyari mu mugambi w'imana uracyari mu nzira imana ishaka urembyeje umwana ndeba ngo ngende umukristo nzahora ndiho baragavangwa mu bintu byose wagiye kwa muganga bapima bareba amaboko cyerekana ko wabanye n'Imana ukayinana nabonye ibyayo rapa iyo wayinaniye haleluya rapa iyo umuntu abanye n'Imana akayinanira kuko ibintu by'Imana aba yabihiye rata buri umwana y'Imana ukabihinyura ibintu byayo izana ikintu cy'igikonya Imana izana ikintu izagusubiza mu mafaranga
amaso ubugingo mbere amaso ubugingo ntabwo amazi ari yaya umugabo bita Nowa yigeze agira umugisha k'Uwiteka Imana imurobanura mu bandi bagabo agirira umugisha imbere y'Uwiteka Imana imurobanura mu bandi banyamasengesho biramubwira ngo haguruka ugende ujya kurangurura ubwira abantu babanze kujya mu giti bita Gofero nawe Imana imurangira hano igiti kiri uranyabwira ngo no uzahamagara abagabo uhamagara abakobwa uhamagara abasore abanyabwenge bize bazi kuvuga so nabo uzabahamagare n'abanezi kumwe n'abandi cyongereza Imana ibwira Nowa iramubwira ngo uzabahamagare izagufasha kubazi mujye tinatanga bifadra bita Gofero ubabwira ko imvura igiye kugwa amazu yabo akazasenyuka amen none yari yumvishe Imana yari yumvishe password y'Imana yari yamenye password y'amasengesho yari yamenye password y'ikintu agomba gusenga akanagikora aragenda ararangura ati tugende kubaza inkuge haleluya mu giti bita Gofero nuko muri guhanura umunezero Imana ambwiye ko umwuzu ugiye gutera nuko muhanura ibitangaza Imana ambwiye ko itegeko zigiye gusenyuka nuko netanga bisobananye mutakirana Imana ambwiye ngo buzuze ibyaha bazamarwa n'amazi ariko kandi mwumve itangazo cyitonderwa ayo mazi azaba ari umwuzure uwo gati Imana yantumye ngo mbabwire ngo mugenda mubaze inkuge amafaranga azapfa ubusa ihene zizapfa ubusa ihene zizapfa ubusa amatara azariduka imodoka zizapfa ubusa ibyo mwabitse muri banke bizapfa ubusa kuko ari igihe cy'umwuzure nimuze tugende tubaze inkuge barangije baramwitegereza bareba umugabo ubona yambaye bodaboda tuba muri Nyakatsi nta n'icyumba kibamo bafati ntabwo Imana ivuga ngo
Guarda me kurukira ngo warupfuwe nari mfite agahinda gato ntabwo ngo busibya abo bagabo bazi ko bazi kubaso baba mwanambye ngo muzana mbona amazi kana wabivuze ari serious abandi basomera gatiri mu bitangaza ariko ntabwo mwanambye ngo muzamerwa n'amazi hano moto y'inzira nyamo barongera bisubiramo ntabwo ati mu byumba cyangwa murorere yewe Imana yambwiye ko muzamerwa n'amazi Haleluya. Uko bajya kumakaza babona kurutaro wose umuzura. Abagore ko bajya kurwara ibibyimba n'abana bakajya bahora bava amaraso menshi. Niko madaburi urabona ari umuntu. Ya! Esamba rambira ngo nukore imyambara mukumvira. Watayoweteeke Imana izabarya ijambo rivuga ngo iki karambwira ngo ibyo ngibyo urabikora Imana ikakwihorera nabyumvishe ikintu kirimo nabi ababa bahindishwa umushyitsi n'ijambo rye shaba usanga uhinda umushyitsi uhanura uhinda umushyitsi ubwiriza uhinda umushyitsi amarabaji y'idini uhinda umushyitsi wepfo kora ku rusengero kuruhinde kwa mushumba uhinda umushyitsi haleluya rasta wakira abashyitsi muri njyanama nyobozi y'urusengero ubakira uhinda umushyitsi niko ijambo rivuga ngo bawiteka Imana bamutinye bahindishwa umushyitsi n'ijambo rye kandi ufite abantu bo muri Amerika bajya kwamaje kumenyera Imana barakabije bafite abamenyera Imana bafite abahanuzi bahanura mu rugo iwabo ariko ntibazi ku rusengero haleluya dufite abantu bafite abahanuzi batazi Imana haleluya dufite abantu bafite abahanuzi bahanura ariko batazi Imana iruta abahanuzi amen kugira ngo umenye n'abahanuzi bantu umenye uturuka umuhanuzi wahamwe amen kandi urabona usabane n'Imana yambaye umwuka we atumana amavuka barandikirara amen ikamfata ishinga mu izosi ugata nakijijwe ujya mu usabane nayo bizakumara amen Imana yavuze itumwana n'ababyeyi tuzara bakanuma ngo nemere yarangiza ikamfata ishinga wagira ngo nukora ibintu Imana ishaka izaguteza abantu wagira ngo nukora ibintu Imana ishaka izagukoza isoni ko mwabaye muti muri ninga ndabango nasoni ndabango uretse ibyaha ndabango nzaganira haleluya ukajya urata kuko amafaranga ujya wirata Yesu ukajya wirata ko abana bakiga woja ibyo ngibyo ntabwo ari inzira ujya wirata Yesu amina ukajya wirata ko wubatse amazu ujya wirata Yesu haleluya ukajya wirata ko abana urugo rwiza ujya wirata Yesu uragakora agashyamba mu kazi ntukarate bosi wawe haleluya urate Imana iciye muri bosi ntabwo gushanga ababyeyi urate Imana iciye mu mugabo wawe
ujya urata Imana utuye mu mugore ntukarate umugabo wawe ijambo ryambye ngo nkunda bankunda ntukarate ibintu utunze ujya wirata umusaraba Yesu yagiriyeho akambara isoni zawe akambara urubingo muri Matayo ni kuhavaho yaragase muri Matayo avuga ngo mwese abarushe n'abaremeye muze musange ndabako aleluya uretse kunsuka abantu bose babaye bakunda bakora ariko banaze uretse kubona ko nasaze ukabona uzasaza nkanje afite amafaranga ariko nanjye uretse imodoka ariko yananiwe umuntu aba muri etaje ariko yarananiwe umuntu yagira amafaranga afite amashuri meza ariko ananiwe mu mutwe umuntu yagira umugabo mwiza ariko ananiwe Imana igaruke igira haruguru ari Imana igaruke Imana igaruke haleluya nta soni mfite ujyana ubusabane n'Imana Imana izakureka ujyana ubusabane n'Imana Imana izabana nawe ujyana ubusabane n'Imana Imana izakurwanira ijambo ryambwe mu kinyarwanda murambo ngo mwana avanga Imana ibwira umuntu ati ngumva yewe mwana w'umuntu we kubaha Uwiteka Imana nibwo bwenge kandi kuva mu zari ko kujujuka kubaha Imana ntabwo ari ibintu bitazi ibintu bitagusaba dukora ahantu tubara kudepoza ikubaza ahubwo amen Imana itabaza imyaka ufite ntagira ko barushye yewe mbona kudepoza imbere y'Imana biroro hararuye ntabwo ikubaza nangangana ubwenge uri mwene nde ntarangamo imbere ikubaza kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu zari ko kujijuka ntabwo leta yasigaye bimaka kongereza uzi kuko icyongereza ntabwo ngo ari bwo bwenge kuba leta uzi kuko so haba ntabwo ari bwo bwenge kuba warubatse urubuka ufite kampani zikomeye hano mu gihugu ubwo ntabwo ari bwo bwenge kubaha Uwiteka Imana ubwo ni bwo bwenge ni leta yasigaye bimose niko ijambo ryambwiye ubwo kandi kuva mu zari ko kujijuka koma umutima ubaze ubusambanyi Imana irabwanga ubwibona Imana irabwanga ubujura Imana irabwanga nabako mu ubusambanyi Imana irabwanga gusomana Imana irabwanga gutendeka Imana irabwanga kubandikira abagabo mwabagora Imana irabwanga mwabwo kubandikira abagore kubandi Imana irabwanga kuba Uwiteka nibwo bwenge kuva mu busahani ko kujujuka aho hose ni wisanga urasa kubari abagore bako gusambana bwo tuvuga tabira Imana ngo no mama gajya musanga ati haleluya ndashima Imana ko yamaye igitenge kuko se uzatugutenge wambaye ahantu wakiguza niba warasa utwaye umugabo w'abandi urabizi ko atari wowe ni mu mbere Imana iturahira ngo yanyubakiwe kuko se ndanuwawe uriya yasoje gatoya agasanga uri kwibuke turatuga byabwati mada utuze kora udasuzuje abantu kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu busa niko kujijuka Imana ni inyangamugayo kandi ntabwo Imana ikenwa ngo yibagirwe umuntu Imana izirikana abayisenga Imana izirikana umuntu wayikoreye neza Imana izirikana umuntu wayivuze neza ntabwo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona ariko urashakana Imana umwete cyangwa nawe uri muri babandi bavuga ngo none ngo nzasengera he cyangwa byakunda ugomba gusaba kuko kadakarara cyangwa byakunda ugomba kuba Imana uri gusengesha biri imbere yawe cyangwa byakunda umwijima urakuzuye ushatse wakubaha Imana neza wakijijwe kareka ubusambanyi bwa Imana itagutabara nakareka ntabwo buriya ntabwo buri uzunguka uzakomeza uhombe kandi ko nzatinda imbere y'Imana Imana iragenda nk'amasezerano ubwati urwana bwako byagucanze nzakugirira neza haleluya ngeze mbana n'Imana ntabwo gusa byarancanze ntabwo Imana kandi nzakwandika